weekend cyari igitaramo cya Tanasha Donna nekereza yuko atahanya gahinda kubera yuko mu byukuri ukurikije kwamamazwa kwabaye ndetse n'ubwitabire mu byukuri navuga ko Tanasha Donna yabuze abantu rwose ndetse ibitaramo bye uko ari bibiri kimwe yagitaramyemo iminota 5 ikindi ntiyabashije no gutarama mu bitaramo bibiri uyu munyakenya yagomba gukorera hano iwacu mu Rwanda asize umugani kubera yuko mundi abatumiwe cyangwa se abavuye hanze mu baza mu byamamare mu byukuri ibitaramo byavundi basanzwe babona abantu. Tanasha Donna rero akaba mu byukuri ibitaramo bibiri yarafite mu mujyi wa Kigali byose navuga ko yabuze abantu ari serukiramuco riri gutegurwa ntacyo ngendesha gake ndagenda ntari kubera iki yabuze abantu harimo ukwamamaza navuga ko abantu b'ubungu bizerera mu mbuga nkoranyambaga gusa nyamara mu bajya mu gitaramo benshi bakurikira radio bandi bakurikira televiziyo ikindi cya kabiri Tanasha Donna ntabwo afite izina rikomeye cyane hano iwacu mu Rwanda ndabishingira kuki ubundi inkuru zose zivuga kuri Tanasha Donna zimuvuga nk'uwakundanye na Diamond Platinum ntabwo zimuvuga nk'umuririmbyi hari uburyo umuntu amenyekana Ferdinand azwi nk'umunyamakuru ntazwi nk'umuririmbyi ubu tugiye kumva twumva ejo ngo ufite igitaramo urabisanga hari abantu ariko twaza twiruka n'ukuri muri mu gutegura ibitaramo habamo brand uzwi kuki niki cyatumye umenyekana icyo ni kimwe ikindi mbonamo n'uburyo nibihapanze bigitaramo nabyo ni ingingo ya gatatu ikomeye harimo n'abari kugira inama witwa DJ Toxic nawe ufite ibitaramo Gisenyi muri iyi weekend bamubwira bati wabibaze neza wabitekerejeho neza biraterwa n'ubundi na gahunda z'igihugu zihari ndetse nyine no kwitegura amatora ndetse n'ibikorwa byo kwamamaza abakandida bikomeje kujya imbere byinjiramo muri showbiz yego ndaza kubyinjiramo rwose amakuru ni menshi cyane turaza kuba tuyagarukaho ariko kandi mbabwire kwitwa Davido we n'umugore bafite ubukwe ku munsi w'ejo bamaze gukora ibirori byo gusezera ku bukumi nubwo yamaze kubuvamo ariko witwa Chioma yasezweho n'abandi bakobwa bamwifuriza urugo rwiza bafite ubukwe ku munsi w'ejo hariya muri Nigeria ndumva ibindi byinshi twaza kubiranga urabivuga ruvanga kureba ukagira ngo azabutaha yatangajwe nuko yasezeye ku bukumi asanzwe ari umugore kuri cyamamare nta invitation abonye ngo yasezeye ku bukumi kandi asanzwe ari umugore niryo zina rya Bride Show ubundi niko byitwa nibyo birori yakorewe so rero asanzwe ari umugore ariko nyine ugasubira muri showbiz today tukaganire uburyo umuntu asezera ubukumi kandi yaramaze kugenda udatwaza utangiye showbiz wakoze cyane urakoze cyane